utambabaza cyose abanyamakuru. Mfata ivuze gusangira umwana sinasangira umwana nubwo na lecture nari bizi n'ubu n'hoteli ari nini nanjye naje kariba nicaye hariya hepfo gatoya yagize ngo nice gahunda arakare n'ugusuhuza ndakaza n'ubusa narimwe umeze ubuzima bwacu kwanza twishima atari sawa sawa Abasara umuntu ukora mbere narikaza gufata kandi ndi hafi wegiye gukora ku bisi ese ubona nyine igihe ushakiye cyose ubona yuko hari ukuntu tuza tugomba kutigaragaza cyane bakana kuzinga ya ngese kamise baba kana kweka kana kuja sisi utagafashe kakari yende ndabaye gufata agafanta kugira ngo banze ntabwo ushaka kujyamo neza kugira ngo tuze kuganira kuko tumeze neza ubu sinabya baragaza nawe ubu ariko simbuke gatoya turamutse dutinze gatoya kandi uratuvuga ko bitakibazo nyine nanjye ndabitekereza ariko gushaka hari abantu baba bakora neza abadogiteri bagize bafasha ibyo bitandukanye ariko tukarengera natwe reka avenir ni ikintu gikomeye urabona kandi n'inzego z'ubuyobozi zibijemo byaba ari ibintu bikomeye kandi ushobora kuyikuraho tugakomeza urukundo rwacu hano nta kintu kitubangamiye kumva ibyo bitekerezo bitari sawa ese yacu rwaho se ntabwo hacu rwaho se ubundi nari nabitekerejeho urebye n'icyo nshaka kukubwira gusa ngenda cyafite ubwoba ariko nari nabitekerejeho nsanga nta nzira enda ubundi bakira kwizera
ntabwo nzongera ahubwo reka tugire batwongera kandi tumwemo turebe hano abageni n'amashambure meza tubanze tunaganire siwambye ko nawe ari umwe kuba mwumbuye nkaba ntangiye kubibona tukiri umwanya twisanzure ashobora kuba ari uri wese si ukumbuza ufite urwego oya reka nze mbire gutuma ariya agafi nze mubwire gahunda ariko utangire nawe ujye muri mu usanga wagenda gutyo gusa reka nuko tuba nyine dufite icyo twihisha tukanda mu tugomba kuko twaganiriye neza si byose ndaje mubwire gukora kurose hirya gukora kurose uvugana na Hirwa sawa shaka inama ivuze gusangira umwana sinasangira umwana none na lecture wacu naramwiyunguza se baramwiyunguza byaganje sinzi kundi bigenza okay reka tubanze twere siporo umva tugana turi hasi byose mutima Hirwa. Hey. Hey, guys. Yeah. Let's do this. Yeah, yes. Hirwa. Hari ibanga n'icyo kubitsa ari ku mutima wanjye. Hirwa. What? Ntabwo nshaka kumakana. Ese nshaka Seriously? Hirwa mfata. Wow. Mbega byiza. Ndifuza yaba buri gihe nahoraga mu maboko yawe. uyu muntu ufunze ko ubanza afite amazina y'amazi Jamaica Pizza igihe se ubanza atari mu Rwanda ariko
ndakubaza ko njya ndara numva uvugira kuri telefone buri munsi usigaye ufite akazi kuri telefone oya ntabwo ari kukumvisha ariko kuko ibyumba byacu biteganye nyine ndakumva ntanashaka kukumva Numvise imvugo ndetse. wumvisha umubwira ngo gahunda ni gahunda atakandi uzagakora hahandi Ibyo gusa. Ibyo nta kibazo. Ni ibiti. icyo batangiye gutekereza se n'uko kuyavugaho ariko nawe bari se mukurikirana none byaba byaragize rero kamubwire kuko zacu tugomba guhagarara kuko niba ubugenzacyaha bwatangiye gushaka ibimenyetso ejo ushobora gusanga ibintu byo gukora amanota tuzongera kugira inota ry'umuntu utekereza kuri byo ugomba gukora ukagira umuhate ukiga mu ishuri ukajya ubona amanota yawe se wenda byakuba ubugenzacyaha amakuru hanze hano bameze ngo amanota y'umuntu basa batangiye gutekereza n'ibindi bintu reka tubihagarike tugende bige tugere ku bwacu dusubiremo n'abandi bose amanota y'umuntu bizongera batagushyiramo shasi ngende umva ntakiye kurambira usi n'umusenzi wundi bwatiye reba umwanya tumaze hano shure reka mubaze ntabwo nibagiwe kubaza wowe kutatweretse sheri kandi bashyira mutwereka kandi uraje uzi ko unafite sheri w'icyukizo si wamubonye ahangaha rero nawe mbwira none se ibya sheri n'ibya siporo ahubwo se bitaniye mu gihe dutegereje ko bro aza waretse ukabumbwira urabazi aya shambwira nizere ko nawe ari icyuki nyuma wa bro shasi ndahira ariko ninjye kuko nabimubwira ibaze kweri nka sister wanjye umuntu mukuru nkawe winorizwa kumubwira ngo sha winseko urumva ko ibyo bintu ntabwo bitekereza kandi umukobwa rero ndi kubwira umuhungu ko bikunda niba afite ubwoba oya uzabimubwira nibwo nawe wasanga nawe agukunda ariko kuko nyine tu nawe uzahabihera asanga sha nakisha nibyo n'ubuntu si yakwanga nawe mfite sister w'icyuki ntabwo yabimubwira izamukunda sinakishima ariko sha cyapasi ndakiniga ahubwo se ubureba ni ukuri kw'Imana ubu se yagiye ikiyumva ndumva nabivamo nkareka no kujya muri siporo oya nawe ntabwo wabinkora reka tumutegereze gato nk'utunota Dushaka ko duhuza ibimenyetso ko njyewe hari ifoto nabonye muri telefone ariko nyine bisa n'iyo nabonye kandi nakuze nazi kuyoza turayari niyo yaciye igihe ejo ndari kugamiriza neza
ukajyayo ko n'undi wese ugiye abatsima ese kumusukura ni ikibazo urabyemeye byagenze gute iki kibazo ahubwo baradusohoka baradusohoka kandi bari ikimenyetso cy'icyo cyose kubeshya ntabwo ubasha kuzajya na extra kendera bimenye ko nibyo kuguha amanota ibimenye byose kuva ryari ndufite amanota ko guhera mu wa mbere n'uza amanota nzi ko nakurusha ariko yemeye hari amakuru nshaka kumenya kuri kami kuko azi amakuru y'ibyishimo kuri moto rero urafasha ariko si uwahamagara dati nkambwira uyu Marceline amaze iminsi ari karano mubaki ndabizi ari burya ntuzagire umuntu ubona byabaga ku bushake uyu ni wo munsi yari nateganyije kujyana nikwereka rwose nayibanye kenshi nyibana mu mutima ndayigenda birangora ariko uyu munsi nicyo gihe nayifite narayibitse uri uko mbabaye ndayigenda nawe no mu kwezi gira hino mbere oya utambabaza nk'uko yambabaje iki ni cyo gihe cyo gushaka amakuru ya mama wawe ihangane